inzobere y'inzi urubyiruko rwibumbiye muri Rwanda Youth Platform bungurana ibitekerezo. Miss ni myiza vegani kandi ntisigimba ibiryo bibi kugira African foods y'abana 50 bari mu murongo ubu bakaba bari mu cyatsi. Abashima Nyampinga 2009 kwegishije gufata abana bari mu mirire mibi. Umwana ari muhondo byugaye urabona ari ku muhondo. Byukuri iyo nje yuzuye byamugejeje kwibara ry'icyatsi. Aba umwana n'uyu yitwa Widuhakeza Benit. Ubu abasha kujya abandi bari sabana ndetse bari no mu ishuri ry'irerero. Ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2020 ni umwaka w'urugoye cyane kuko ntibyamworoheye gushyira mu bikorwa umushinga we nk'uko byari biteganyijwe kubera icyorezo cya COVID-19. Umushinga we ujyanye n'ubukangurambaga ku burwayi bwo mu mutwe cyangwa se mental health yitabira ibikorwa by'ubufasha n'ubutabazi aho yafashije inzego z'ubuyobozi mu gikorwa cyo gutanga ibiribwa ku miryango ishoboye mu gihe cyaguma mu rugo. Yanasuye ndetse imiryango yagizweho ingaruka n'ibiza byatewe n'imvura nyinshi mu karere kayo. Miss Naomi yasuye akarere ka Nyaruguru aho yaganiriye n'abavuzi babyariye iwabo muriza ndetse anatanga ubutumwa bwo kurwanya inda ziterwa abangavu. Abagiye batorerwa kuba abanyampinga b'u Rwanda ibikorwa byabo ntibyarangire mu mwaka babaga batorewemo. Miss Rwanda with impact. Like we have seen from the documentary, Miss Rwanda is not just a youth pageant, it's a pageant that helps the society and the country. And so much more. It's definitely a beautiful thing to see the impact of the Miss Rwanda Beauty Queens from 2009 update. Ni nayo mpamvu irushanwa bwiza bwenge ndetse muco ibyo byose bifasha Nyampinga watowe kugira ngo ajye uruhare muri ndetse no kwireza abakobwa bacu ko mu minota cyane abakobwa bagiye kuza hano muri stage bafashe nizo inkingi zabagiye akubyina umuco Rwanda ngo n'ashiro ndetse recognizing cyangwa se tugaragaza yuko umuco wacu ari ndetse tushimye. So let's have the 19 contestants to show us their cultural side and represent their beautiful country.
mudahate